ubusambanyi ni bubi cyane. Buriya abantu benshi ubusambanyi nyine urabona ni icyaha nyine usanga weho ubwawe uhuje igitsina na mugenzi wawe ni mumeze nkaho sujye ubona ko abantu bashakanye se bababwira ngo mubaye umuntu umwe. Yego, umwe gute se? Kuntu umwe mani yinjira ngo mu wundi undi muntu bakaba umuntu umwe. Ariko umva ni icyaha nyine ngo gikorerwe indani mu mubiri muri rwa rusengero rw'iki rw'Imana. Yego, noneho nagiye mbona ngo kubera buriya umuntu buri muntu afite za karande ze tu ufite ibintu komora iwanyu uko byagenda kose ntabwo yakuyakana imizi y'iwanyu tu aho ukomoka. Niyo mpamvu usanga nk'umupeti ashobora gukora nta bwenge afite ukabyo ubibona kubera babo baramutanze wenda mu byo basenga hari ukuntu aba ameze nyine tu uko byagenda kose bari za karande nyine ziwanyu umugisha ubo nyine ku bakristo barabizi ku mugisha ubo. Noneho iyo uryamana n'abantu benshi ndaza nkaryamana na Irene wifitiye imivumo y'iwabo na za karande ziwabo. Oya wenda ushaka ni tanga urugero ku mukobwa. Ndi nk'umukobwa wenda. Uri umuhungu roke. Ubwo ndi nk'uwe mukobwa. Ndebe mu muryamana. Ye? Aya katubyihorere. Yangiye kuvuga no kubasa. Noneho komeza yego. Twaryamana ibikarande byawe urumva twinjiranye mu mibiri n'iki hari igihe ngo usigira iby'iwacu nawe ukayituvangamo iby'iwanyu nkava iwawe nkahita ngenda nkahita nkubitana n'undi mukobwa nkaba mvanzemo iby'iwacu n'ibyo nakuye iwawe. Noneho ugasanga za karande ziri kwivanga ibintu byacu biri kwivanga byinshi. Depression afite ibibazo afite ibiki hari ukuntu ugenda utwaraho noneho ngo niyo mpamvu ujya kubona ukabona nk'umuntu wari uzi ngo ari seriye yitonda. Yego, ari nk'umwana w'umukobwa n'urugero cyangwa se w'umuhungu reka ugasanga usigaye umwana w'umukobwa mwiganye yitonda azi ubwenge kubera iyo mikino asigaye akeneye kuryama n'abantu nk'ibihumbi nawe ubwo atazi. Amwicaye nko muri gusangira ubona ari umwana mwiza afite ubwenge aganira hagira akantu kamukoroga mu mutwe kabona aratombotse aratukanye avuza amagambo ukahita ubona ntago ari wa muntu nyine waruzi cyangwa waruzi nyine ukahita ubona afashe indi shusho utazi. Hari ishusho yuzi nk'ubu hari ishusho tuzi Irene yakora ibi hari ibintu atakora aritonda ibi nibi ariko kubona umuntu yise afata indi shusho ya danje itabaho akavuga nk'ibintu akabwanuka agakubita abantu amacupa akagira gute agakora ibintu nyine biteye ubwoba. Buriya uwo ntago aba ari wenyine ubikoze. Hari nk'igihe iba ari muri karagiteri y'umuntu baryamanye yamutayemo ubwo basambanaga ituma amera gutyo tu. Niyo mpamvu akabanyarwanda n'abahanga hari imvugo wenda abantu bagize urwenya bakanayikerensa ivuga ngo iyo zibaye ijana umuntu arasara. None yabaza imivumo ibaye ijana nyine ni nko kuvuga ati iyo zibaye nyinshi imva ziba ari inki ziba ari inyise kare uciye uwo mugani. Iyo zibaye ijana ziba ari uko ntabwo byumva se n'imbunda. Oya ntago ari imbunda rero tuvuga ibintu byari byo ni inyatsi kuvuga ngo ni inkirene bavuga arasa ku ntego dukomeze nibyo nyine nibyo ni kugusobanurira. Nta kuntu ushobora kuburana imanza ijana ngo ubutaraturubura kandi izo manza zose ari we zireganiro 300 ari we zirega ntabwo bibaho. Oya nibyo ni ikibazo no kuvuga ngo kira cyawo ubundi gikorerwa mu mubiri n'ikibi cyo gusambana. Niyo mpamvu umuntu atakagombye kwiyandarika ngasambana n'abantu bose uzi kujya kubona ukabona nk'umuntu wari uzi ko akunda ubuzima arikunda n'iki ukumva ngo yiyahuye tu. Yego, wari uzi ko sibira iboro byo kwiyahura wenda abantu babizi baraza kutubwira uzi ko ari ibintu bigenda kumera nk'ari karande. Usanga nk'umuntu bakubwira ngo papa we cyangwa sekuruza yigeze kwiyahura akapfa papa sekuru akavuka akabyara papa we unyuma ukazumva ngo umwana yewe cyangwa umwana uzamukomoka akiyahura. Biro bintu byo kwiyahura uzi ko biba mu bintu by'imiryango. Yego, ujye ubibona mu bisekuruza ni bigenda bizenguka bisekuruza ibintu byo kwiyahura. Bora niyo mpamvu abantu benshi mbabwira ni mukiyahure. Iyo wiyahuye menya ko umuryango hari abandi yaba abuzukuruza uko bizagenda kose azagenda avamo abandi biyahura tu. Noneho ni za karande nyine zigenda zihererekana hererekane. Rero buriya uko ugenda usambana n'abo bantu bose utanaza harimo n'abafite ibisekuru byo kwiyahura iwabo n'utwebwe harimo n'abantu noneho baba bifitiye n'utuntu tw'utujuju twigira ku bapfumu bakaduha dawa ugasanga izo dawa zanjye iyo turyamanye nawe hari ukuntu bita bikujyamo ugasanga umuntu asigaye yanga Imana yarakundaga Imana ukahati kubera iki kumbe hari agahungu bakundanye gafite ibiboro nk'ibyo by'iwawe n'ibiki
ugasanga umuntu yari umunyabwenge ubona ari umuntu wo kuzabona amafaranga wo kuzakira kabisa azi guhiga ibiceri, ariko kubera izo boro zo kugenda wiyandari kuryamana n'abantu bose ubonye ugasanga umuntu asigaye ntatera imbere nyine tu. Ejo mu gitondo noneho akakwihishamo ukabukoza ubukwe nawe, buri munsi ukajya urya karande. Ejo ndi kubona posti za cyakirara bita Andrew Tate kiri kuvuga ngo abakobwa ngo bafite uku apana bina biwabo, ubwo wabivugaga ntago ari umunyarwanda, ngo bafite ukuntu ngo iyo bamaze gusa nk'abakuze bashaka kuzenguruka mu bahungu bose basambana basinda bakora ibirori batwika nyine babakobwa ubona nyine basamye babasama batwika. Ngo umukobwa ngo nakindi atekereza ati ndi mwiza ariko mbanze ryoshye ndi muto nsambane nkwa mayogari nje mu masho n'ibiki ningera igihe cyo gushaka umuhungu witonda azaza nshaka utabarizwa muri ibyo, kuko uwo mukobwa ntago yashakwa na Jean Marie wirirwa mu kabara mubona abamucyura basinda, ntago yamushaka, ashaka na mutipe witonda wibereye mu rugo. Icyo kigabo rero cyo kivuga ngo uwo mukobwa ukora ibyo byose ngo abategereje umunsi umwe kuzashakwa n'umutipe witonda. Yego, baba Mr Nice Guy nibo bagira n'ibitekerezo byo kurongora rega buriye ngo umwana azahinduka. Yahuye n'abagufi n'abarebare n'abagize gute, hari abantu nyine bakumbura tu mu mutwe. Rero icyo gihe uwo mutipe yari ati uramenye ntuzaba uwo musore mwiza kabisa, ntuzaba uwo muntu kabisa, uwo muntu wiriwe muri ibyo bintu byose. Umusore we wiri uwakoze ibyo ngibyo atekereje umwana w'abandi usenga, umukobwa ngo witonde usenga, uwo mukobwa nyine nawe acunge ntazakubitare, azajye yirinda abahungu bameze gutyo. Reka tukugarukeho rero, abumva bemeze bite? Ntabwo njye Imana njye ikintu nizera ko ninjya gushaka Imana izaba umugore mwiza. Ndi kukubaza uri muri abo bahungu bitonda, uri Mr Nice Guy jewe cyangwa nta uri ikirara ukeneye akana ko mu rusengero kitonda uzarongora? Ngese ko mfashe umwana wo mu rusengero naba mfashe n'ubundi wo dusengana, ngerega mbarizwa mu idini. Kandi uranze ubundi nawe wakamvuga ni ibyo bintu. Aya ntago utangira ubwo buhamya roke. Nkurikije imirambi iryamye hariya. Oya akantu ko ndakanywa ariko rorona ari distance. Akantu nsigaye nkanywa gake ariko ubundi reka nkubwirire nimba ari ikintu kiba abantu cyane urubyiruko rugomba kwirinda n'abandi bantu bakuze bose. Inzoga ntago ari nziza kabisa. Yego, inzoga ntago ari nziza. Inzoga icyambere ziragotesha. Inzoga ni ikintu ushobora kunywa ufite diro mu gitondo ukabyuka uri hango uvuka kwicira akazi cyangwa se umubyizi wawe ugapfa nk'ubori kwa prodinga tuvuga ibiganiro bitatu cyangwa ugakora kandi kazi ugasanga ubikoze usinzira. Niyo mpamvu abasinzi benshi uzasanga bakorera ababosi b'ibigo, abyuka aryama saa 10 saa 2 akaripotinga mu kazi ari hango vakanywa ibinini n'ubuntu bw'ubukofi akicara imbere ya laptop nyine avuga ati n'ubundi ukwezi kurashira bampembe. Niyo mpamvu bari abantu batareka inzoga. Ukavuga ati ndanywa inzoga nsinde njye mu kazi ka boss nicara imbere ya machine boss ntacabone meze gutya, ariko roho ntagi hari uwo muntu arananiwe ari kuvuga ati saa 11 ziragera ryari ntahe. Nta musaruro ari kwinjiriza ikigo, ntago ari kwinjiriza boss we. Ariko iyo wikorera nibwo bimenya ko inzoga ari mbi, kuko iyo wiyiciye akazi ubwo wikorera nibwo uhita uvuga ati kumbe ndihombeje amafaranga na gutyo kubera narindi hango va mu nzoga. Inzoga ni mbi, zica no mwijima cyane, zica ibintu byinshi. Inzoga ni mbi nyine, ariko ntago bivuze ngo tuzirike burundu, ahubwo tunywe mu rugero. Tunywe mu rugero. Ikindi kintu buriya kwiyongoza ugafata nk'iminsi nka 21 ibyumweru bitatu cyangwa ukwezi utanywa inzoga, umwijima bura ni inyamikura tu ibyimba ikongera ikaba nshyashya. Wenda abaganga baraza kutubwira kamera nk'iy'umwana muto. Nimba usanzwe uzi kunywa amayoga menshi cyane unyuzamo nyuma y'igihe runaka, ufate nk'ukwezi udasoma ku nzoga, umwijima basi wakanye wongere wikore. Ariko hari abantu usanga buri joro yatashye uvuye mu kazi ngo sinarara agacupa. Bari abantu bavuga ayo magambo ni bibi cyane. Basi narara agacupa nyine. Narumiwe dore kibo. Ikindi nimba uri n'unywa akantu, hari uruganda rwitwa Norbert Business Group NBG bikorera za United Gin, American Gin, Ingwe Gin. Wenda fata ka United Gin unywe ariko unywe mu rugero. Shangara umagara atangaye. Ngabonye umusigaye mwamamaza we na Kadafi na Jean Marie. Muri kwamamaza Ingwe Gin. Hagati no bwa mbere mbonye imbwa yamamaza Ingwe.
nitwa Rumaga ni ubwa mbere mbonye imbwa iri kwamamaza ingwe. niko Rumaga yavuze. Yego Rumaga ariko mani ni ishyara bafite ry'uko namuvumbuye. Rumaga naramuvumbuye, ni umushuti wanjye ariko naramumenye nanjye. Wasanze Rumaga afite nyine ibintu by'imyuka y'abakurambere bimuvugiramo. ntago ari we buriya. Buriya ntago ari we. Rumaga uzi ko afite imyaka 22. Saba abanyarwanda imbabazi. Rumaga uzi impamvu? Rumaga aherutse kujya kuvuga imbere ya perezida. Harya utavuga ko rero ibintu by'ibizimu byavugiye imbere ya nyakubahwa. Saba abanyarwanda imbabazi. Yego nabyo ntibyabura. Ese wumva hari umwana wamenye kiriya kinyarwanda wowe hatarimo imyuka y'abakurambere? Rumaga harimo imyuka y'abakurambere mani. Rumaga ntabwo wabura mu tuntu tw'abakurambere. Za Nyabingi ariko ziri mu muco n'ubundi utuntu twa Nyabingi. Nyabingi yinjiye muri arena buriya. Rumaga ntabwo wabura imyuka y'abakurambere. Nyabingi iri muri arena buriya. Nyabingi iri muri BK Arena. Kera abantu bakoreshaga Nyabingi, urumva igisekuru cyanyu Nyabingi ziracyagifite. Cyane Nyabingi zwanyu mu binkure cyagusura. Rero zizo zitumye urakara amasaha. Babonye ni umukobwa basambanye urakazwa n'ubusa muri. Akosha. Uziko n'abanyarwanda ibyo bintu se tugarutse ku by'ubusambanyi. Tugarutse ku by'ubusambanyi, uziko no mu banyarwanda bavugaga ngo kandi shango biriya bintu umukora ngo ari uzaryamana n'umuntu, hari ibintu bagiraga by'imitekerezo ngo n'umushinga abone ko babitaga n'umuntu ufitiye inyatsi n'izo za karande ziwabo. Uziko umutipe akubwira ati naryamanye n'uriya muntu, bukeye imodoka irangonga, bukeye business yanjye irahomba, ibintu byose biramba. No agosanganira abantu benshi bahurije ku muntu umwe. Urongoye uwo nawe gushora gusanga izo karande yarazikuye ku bandi. Niyo mpamvu mani ibintu byo wivuga amazina y'abandi. Ntabwo mvuze izina. Avuga mu bima bavuga ngo aratamuvuge batagira ngo rero kubeshya. Oya, ntabwo namuvuga reka muhereze. Wicyuki urumva? Numuzi bavuga ngo tera umwaka byatara. Ariko wicyuki cyane. Forifo yaririmbye se? Yagenze gute mumaze gusambana? Ngewe se yari kuma se twari kuri reve imwe. Usikusetsaho. Nanyize nibwo ahise ufunga. Nari ifite n'iduka ngewe ko narashaze. Nari umwana mani yari mukuru wa mukobwa. Umukobwa nabonaga uri muri video za ba DMS. Ngaye bazo umuntu agiye muri izo video. Yitwaga gukira. Shaka umuvuga se. Muvuye kurada. Ako nta n'ikintu utavuze. Wo kuri base. Ariko ngo nubu baracyari icyuki. Nyirabasare kuri base. Bakoraga mu roki Duka ryahitaga rishya. Niyo mpamvu abanyarwanda bavugaga batyo bihuriye se roki. Ariko hari n'igihe mana abahungu baba bari gusebya umukobwa bagira ngo bamugumane bonyine. Uza akantu ka sida noneho ukuntu abatipe bagiye bagakoresha. Muravuze ngo uti ikintu kivuzwe n'abantu benshi. Garya ngo gweta kubwira ngo mwana rwa sida ngo witone cyane. Iyo ni system ya Kadafi.